Sheri warangije kwitunganya ahubwo wangire neza ko byananiye se unaze utebe nawe pe ndi kwihuta rero mfite akazi kantunguye oya reka ubanza nibura unywe ka cyayi dore kakani karimo ikawa nyinshi nagushyiriyemo na tangawizi nyinshi nyuma ubone kugenda waba witeye keretse kizamuguha nugikora ikihe kugira ngo nkunywere icyayi nuko ukinywesha ukanamika n'umugabo ibyo gusa ibyo byonyine mfatira gutya arakoze cyane ngo ngwiki cyotsa nagite ngajya iya umugati uraryoshye n'icyayi bado wabonye ariko icyo cyana cyabaye Newe biraryoshye usanzwe bisanzwe bibishye se. Shero abizi ko nagusuzugura. Ariko reka nihute njya mu kazi sibyo? Ntacyo. Turabona tujyane mu biti. Ariko se jyana mu bro tabaye kuba nubwo ngubwo wirukansa ujya he. Pero umureke bado reka tubyiriye. Ubona mu myeko. Uri abyukiraga ku kijumba ajya atanywa icyayi. Oya kijumba cy'ubungubu ni umugati gisigaye gihari kuseweho banye. Hanyuma se kutarya wowe cyane ahubwo ubundi ko nari sanzwe nzi ko imigati nk'itatu hita uyimara. Ngo ini dabane maze gushiramo. Bacho mukajarese. Mukanya. Mukanya nanjye namaze kwitegura ndanigendera. Wowe Ani nigoro musaba yagakonje. Tumvise telefone yanjye. Reka mbanze nyitabe numve. Uyu mwenzi nawe yarakitondeye pe. Urabivuga urabizi. Ahubwo uze kwibuka umuhungu ataza kutwiba. Uyu muhungu ni inyangamugayo. Tujya twiba. Ayi ni inyangamugayo. Tujya twiba kuri kwimana. Yumva neza. Imifuniko uyinshyira imbere. Kugira ngo nze kubara imifuniko. Bose urashaka imifuniko se cyane. Ntahirake. Yakubura irimo hariya yose akayikuzanira. Ahubwo amavide yacu ibuka yashyire ku ruhande. Itondeke yose se. Oya, ise twayimwe. Iyi ndana babeshye. Sibyo nakubwira. Oya bose. Nibisanzwe. Aya yiganiriraga nawe. Ariko umuhungu ni inyangamugayo. Ariko no muri quartier giye baranze. Kopfa ryaraguhana. Ryarabamwe. Ahita mukunda abantu. Ako Andre kumva chance. Wenda reka tuve muri ibi byo gutebya n'uyu musore. Ariko koko pe Andubu ntacyo uribwira. Anubiki. Kwasi cyo tumva ni iki? Urumva tuzaguhamba nikara. Ugiye gupfa n'akana kakwita papa. Urubyaro ntago turwiba. Ahubwo ugira uti iki ni igisebo. Twarabyakiriye. Mwarabyakiriye. Rakumva. Ubu ntureba uzabyemera ruko ibyo bitangiye kuribwa na rubanda n'abahisi n'abagenzi. Buriya nibwo uzemera yuko uri mu gihombo gikabije. Harya ubu undusha umwaka n'amezi nkangahe niba ataratatu usangahe? Umuhungu wanjye arayingayinguye umusore arangije ayisumbuye. Ariko reka nkubwire ikintu cyo maze kubona uba kera ntujya uhinduka. Buriya nacyo kizakwica. Urabizi ko njye n'umugore wanjye turakunda. Twarabyakiriye neza neza. Icyo nakubwira ni kibi. Erega ntago twebwe twashobora guhinyuza ubushake bw'Imana. Igihe izamuduhereza muduha. Ubutegereje ubushake bw'Imana cyane rwose. Umva musore. Uri agapagitira umugabo atangiye kumbihiriza icupa. Wibuke na kakani nakuburiye kandi. Murakoze. Amakuru ni meza. Ayawe se. Jewe ni bisanzwe
uyu munsi biba byiza ejo bikaba bibi turaho. Ufite ikihe kibazo? Urarwaye? Nimbe no kurwara ukabona indwara ariko hari igihe urwara ntubone n'indwara ntubone n'uko bizagenda ukaguma gutyo gusa. Kwihangana Imana nishoboye byose. Haciye igihe kinini ndumva maze kurambirwa. Nawe wagiye kwa muganga? Ntacyo ntakoze. Kwa muganga urabizi ko maze hafi nk'imyaka 10 njyayo. Kuba kwihangana n'amasengesho menshi Imana ntacyo ndashoboye. Imana irabizi. Narinyuze aha ngaha ngo gusuhuze nanjye hano haruguru ku isoko. Reka ntahe rero nzagaruka mfite umwanya uhagije mu nsure tuganire. Urakoze nanjye nibona akanya nzabasura. Sawa reka ngende. Ngaho wirirwe. Babe, haguruka ngiye mu kabande nawe ujye kuzana imigozi unsanga mu kabande sibyo? Hakusi wabaye iki kutavuga kudahaguruka ngo tugende shareba izuba ryavuye. Shamako Kandi mba numva ibibazo byambanye byinshi ku buryo ese niba ukibona ko koko ufite ibibazo byinshi kubera ikibazo ari ubwinshi bwabyo ikibazo sinzi igihe bizarangirira. ese ujya ubona bizarangira koko? Nanjye ubwanjye simbizi cyo kuri Imana yonyine yo mu ijuru niyo ibizi. Kujya banumva bindenze ese ujya ubona igihe twasengeye Imana aratwibagiwe njye hari igihe njyamana n'Imana hari igihe yibagirwa abantu ari abo yirengagije. Mako witangira kurenganya Imana nta ruhare bifitemo na ruto ahubwo mbabuje uhaguruka ngo nze tugende. Ese ubundi yisuka niyo turi bukoresha ibijumba? Ntabwo rega uje mu murimo wowe ujya kuzana imigozi njye mu kabande. Ndabona ibibazo aho kugira ngo bigabanuke biri kwiyongera. Kari umugabo mwiza. Mugabo mwiza iki? Ariko nkawe inzu uba warangaje ni yaso cyangwa Eko mana yanjye. Ahubwo se urona butakeye ahubwo mbwira guturuka ejo ugenda ko naguhamagaye telefone ntufate telefone waraye hehe? Ibyo se birakureba. Ariko ntuzi kusiga uri ikibazo. Ikibazo nyine. Ku mana yo mwishura. Ahubwo kiruta ibindi kankubwira ungiriye neza. Wagenda ntaragukubita. Ako se mugabo mwiza ikibazo ngiye ubu ngubu usigaye ubona kuko ndi ikibazo. Mugabo mwiza. Kamwereke niba. Nyiriwe. Bite ko? Meza. Ndashaka inusu y'umuceri n'igitunguru n'ubuto bw'ijana. Reka nze ngure. Se koko wabuze? Kwese waje wacurambura. Nokuzo ubaza umunyu w'ijana ubaza igitunguru uguru kugenda wakiza ukandanganiriza kuko nanjye ukazanga kwicara tukaganira. Shira amafaranga ndihuta. Umunsi ntabwo ibiganza byanjye byiteguye kwakira amafaranga yawe pe mbabarira. Ntabwo nkwishyuza. Muri kinerari gushakira amafaranga Claude. Naba ntagira umuco naba nta wigeze ninyutse gukinisha umukobwa mwiza nkawe. Nta kibazo rwose.
noneho ntabwo uzongera kunyishyuza. Simbizi ariko nyine nako aha ni iwawe. Ngo basi mpimira ngenda. Ko andi ni ibicari koko mbona numva urusaku mu gitondo byagenze. Atari mukuru wawe se reba cyagiye ejo avangaha agiye ku kazi wabonaga ko tuvugana neza. Nagiye ko namona nijoro namurindiriye nahe nicaye hano muri iyi ntebe. None se azindutse azana mu gitondo nibwo akiza rwose mubajije ahita afata mu munigwa araniga. None se mwigeze mu Rwanda se basi ko numva reka dana uko ngo yise afata mu munigo nyimwakira yise yamfata mu ishosi araniga. Ukwekenda kuzisanga amageragere ariko sha ikigabi wanje ibi mu karitasa ari kugiye kuva kera. Nizina reka nkubwiza ukuri bro nubwo ndi hano mu rugo rwawe ibintu uri gukora ntabwo ari nukuri kw'Imana ngewe yatwa nkava no muri runo rugo. Pado Ikisi wakabaye wumva uburemere bw'ikibazo mfite. Buheze urabona ntakeneye umwana niko reba nyumvira ngo umwana abantu twashakiye rimwe uzi ko bafite n'abuzukuru. ase banza reka mbanze ngubwiye neza bro uyoboye ko umwana ari Imana imutanga aho kugira ngo urize umuntu gute. None se nganjye nka bro wawe kwera ubu unyigisha iki ko nanjye ejo bundi nzashaka nanjye se nzakora umugore wanjye ibi ngibi. Ahubwo bibaye byiza wagenda ukabanza ukamutera inda ukamenya ko abyara cyangwa atabyara ukamureka. Nta neso nukavuga ibintu nk'ibyo ngibyo bari rumwikorera. Ariko se urabizi yuko ngewe ntabwo ngukunda ubuse ngewe ni ngewe wishimiye yuko nta mwana afite ni Imana imutanga ko twagiye kwa muganga akatubwira ko tuzabyara nkaba ntegereje ubwo ngubwo mbigenze gutegera. Ngiye kwihangana byananiye. Hanyuma se uyobeye ko guhana umugore ubundi binahanwa mubizi ko bihanirwa. None ugiye kunteza leta rero njye nanaye guteza amaherezo bro nayo bino bintu gukora ntabwo ari byo. Sha genda n'ubundi sigare ngana n'umugore wanjye ku kibazo cyacu ubundi wabije mu ariko se kuko reka maze mubaze ko reba gutaha nijoro icyo nicyo kibazo ubundi ntabwo twakwicara tukabiganira aho nkuko twicaraga tukabiganiraho. Ntabwo uhamagara ukanga gufata telefone uhaza ukaza unyuka inabi koko. hasi ubona ntarambiwe gutegereza. Ndetse ko ari Imana itanga uragira ngo ngiye mbigenze gute. Nakubwiye ngo ibintu muri Imana nawe izabiguhanira. Ko ibintu nakorera umugore wanjye buriya byari byo cyangwa musaba imbabazi. Karame ego akuzi ko wabagara wagira ngo ndi nko mu kabande Diane. Karame ese ko aya mafaranga mbonye hera ku meza nayavuye he? Sorry nibagiwe kukubwira. Ari amafaranga nayo ejo nagiye guhaha kuri dara yansubiza. Ariko ubundi umvugira ubwenge cyangwa gusi kuko nakoze iki? Ese hari nigeze musaba ngo nsubize? umva rero kubwira sinzongere kumva n'umunsi n'umwe wajya guhahira muhungu. Turumvikana? Riga nayo nari namubwiye ngo ampe. Koga mwana wa mama ngiye nkubwire utazazana imbwa yirukanka muri uru rugo ubyumve cyangwa ubyihorere. Sinzongere kumva yuko wajya guhahira muhungu. Uranyumva ariko? Yego. Kandi ugatuma nkubwira nabi. Sheri
bite ko mbona utishimye? ubuse nakwishima uhora uri kuvuga, nakwishima utaha amajoro, nakwishima buri gitondo ubyuka ukabyuka uri gutwa uri kuntuka uvuga yuko ntabyara kandi atari nanjye wiha. Sheri byabaye se nagututse? Yawa nantukaga gusa ahubwo ntushyire no kuwa kajwiga. Kubyo naba nakoze naba narengereye. Sheri kubona ukuntu mukunda n'ukuntu nkunda si ibyo ngibyo koko ntabwo wakabitekereje cyangwa wakabirose no mu nzozi ukuri kubimbwira. Birashoboka kuba nari nanyoye inzoga nkavuga ibyo ntatekereje. Nta kibazo kunywa, nta kibazo kugenda ukaganira n'inshuti zawe, ariko rwose mbabarira ndarambiwe nanjye. Ndambiwe guhora unyurira. Umwana reka nkubwire n'Imana imuduhereza. Nimba nawe ko kubirambiwe nanjye ntabwo mbyishimiye. Ntabwo nishimiye guhora unyurira ngo abo musangira ngo bakubwira gutyo ngo umaze kubyara umwana w'imyaka ingahe, nanjye mbishoboye naba mufite hano. Rwose birashoboka kuba nanyweye ibyo nakubwiye nta nubwo nibuka ko ibyo byose umbwiye nabikoze. Kuko ari mwiza urabizi ko ngukunda. Kandi humura turi kumwe. Ariko rwose ntuzongere pe. Sheri humura. Seka sikabura icyago. Kaho genda ucakira amazi ngo ndumva umuhogo wakaka. Ngende bashaka. Kamashashi abana ushyira amashashi mu karima kugira ngo usinze kubona umuntu. Bakobwa. Karame. Hako subaye iki? Kusimana yagira uhamagara. Nisubaye. Rero uraho ngaho iriga watimaje. Nisurabona narimo ndabagara imboga zanjye. Sibambwiye ngo ntizizakura reba ukuntu zimeze. Izo mboga zawe uhora ubagara zanze no gukura ziri aho ngaho. Wumve. Kuri urasetsa. Zarakuze buriya ni ishyari. Nuko. Ngaho komeza aho ngaho ngo uri muri izo mboga. Kugira ngo mbe ndi hese. Ibyo nakoraga bintu nabyo. Ngaho rero genda ujye kwitaba. Kwitaba nde? Kwitaba nde?